tubahaye ikaze turabasuhuje mwebwe bakunzi b'ikiganiro amateka ya Bibiliya, aho duherukana mu cyegeranyo cyavugaga ku mateka y'Abadiventiste by'umwihariko ku nama ya General Conference yabereye i Minneapolis mu mwaka w'1888, aho iryo torero ndetse ryatandukanye binyuriye mu byigisho bya Wagner na A.T. Jones, aho batavugaga rumwe ndetse n'inteko nkuru rusange ku bijyaniranye n'umucyo mushya bari bamaze guhabwa ujyaniranye no gutsindishirizwa kubwo kwizera. Tugiye kugaruka rero tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri Wagner na Jonas bigishaga iki, dore ko izo mpaka zagiye ziba kenshi ndetse aho Abadiventiste bamaze kugera mu binyacumi byinshi by'amadini yabasohotsemo, bamwe bapfiye ingingo abandi basohoka, ariko mu by'ukuri nta butumwa bajyanye, kimwe nabo ubwabo nk'uko umuhanuzi wabo Ellen G. White yabahanuriye yuko ubwo banze ubutumwa bwo gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera takiri itorero ry'Imana. None mu by'ukuri Wagner na Jonas bigishaga iki? Byose ni mu kanya, uwo mwumva ni inkuru nziza bakate tubahaye ikaze. Batari kumwe, bategeranye, nta na mudasobwa, nta smartphone, nta Google ngo bayibaza akantu ku kandi, abasore babiri bize Bibiliya yonyine bagereranya umurongo ku wundi bavumbura ikiyirimo. Bitabasabye kurambura imizingo ku meza nk'uw'igikarita y'isi, aba basore basomye Bibiliya neza babona icyita rusange kibivugwamo. Aba ni Jonas na Wagner, twabagarutseho neza mu kiganiro cyiswe igice cya 3 ku mateka y'Abadiventiste. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nshamake y'ubutumwa Jonas na Wagner bari batwaye. Jonas yasanze Wagner mu igazeti yitwa Signs of Times mu mwaka w'1884, bafite imyumvire imwe kandi batariganye, buri umwe yizukwe bahuriza hamwe. Umva uko Ellen G. White yita ubutumwa bwa Wagner na Jonas. Imana mu mbabazi zayo yohereje ubutumwa bw'agaciro kenshi binyuze ku bakuru ari we Jonas na Wagner. Ibihamya page 91. Muganga Wagner yatubwirije adaca ku ruhande, mu magambo ye hari harimo umucyo w'agatangaza. Missionary Book page 294. Ubutumwa twahawe binyuze kuri Jonas na Wagner ni ubutumwa Imana yageneye Laodikiya. Iyi ni ibaruwa Ellen White yandikiye Uriah Smith mu mwaka w'1892. Igihe Wagner yatangiraga kwigisha i Minneapolis, nibwo nari numvishe inyigisho iryoshye kuriya yavuga mu minwa ya muntu. Missionary Books yo mu 1889. Niba Ellen White umuhanuzi ahamya ko ubutumwa bwa Wagner na Jonas ari ukuri, ni iby'ingenzi kumenya icyo ubutumwa bwabo bwavugaga. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko Jonas na Wagner basobanuye kwizera, noneho ubutaha tuzarebera hamwe uko basobanuye gutsindishirizwa. Inyigisho zabo ubu wazisanga ahariho hose kuri interinete, mu bitabo basize banditse, ubu wabibona hose nyuma yo kumara imyaka myinshi bifungiraniwe mu tubati tw'inzu y'ibitabo yitwa James White Library. Iyi iri muri Andrews University iherereye i Michigan, ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jonas na Wagner bavuga ko kwizera ari ukwishingikiriza ijambo ry'Imana no kwitega kurikora icyo ubwaryo ryavuze. Iyo kwizera gusobanuwe neza, biroroshye rwose kubona uko kumeze. Kwizera ni ibyiringiro by'ibitaboneka. Aha Jonas na Wagner basobanura kwizera k'umusirikari mukuru usaba Yesu kumukiriza umusirikari atarinze yagera aho umurwayi yarari. Ni Matayo 8:6. Mwami, umugaragu wanjye araryamye mu nzu yararemaye, arababaye cyane, aramubwira ati ndaza mukize.
Umutware w'abasirikari aramusubiza ati mwami ntibikwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira, ko nanjye ndi umuntu utwara n'abandi, mfite abasirikari ntwara, iyo mbwiye umwe ati genda aragenda, nabwira undi nti ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye ati kora iki akagikora. Yesu abyumvise aratangara, abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Imyitwaro y'uwo musirikari nicyo Yesu yita kwizera, ndetse kwizera gukomeye cyane. Noneho kwizera aha kuri he? Umutware w'abasirikari yashakaga ikintu runaka kuri Yesu, ariko igihe umwami yavugaga ati ndaza ndabikora, umutware w'abasirikari arasubiza ati vuga ijambo gusa, kandi ibyo uvuze biraba. Hari icyo umutware w'abasirikari yari yiteze, ni ijambo gusa. Kwizera ni ukureka ijambo ry'Imana rigakora ibyo ryavuze gukora. Ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zo gusohoza ibyo ryavuze. Muri Bibiliya ukifungura umurongo wa mbere wo mu gice cya mbere cy'itangiriro, uhereye ku kuntu isi yaremwe. Isi yaremwe n'ijambo, Imana yaravugaga maze bikaba. Ntibyari biriho mbere y'uko abivuga, biba hari uko abivuze. Ijambo gusa niryo dukesha urusobe rw'ibiriho mu isi, isanzure, ikirere ndetse n'inyanja. Kwizera niyo ntimatima y'ijambo ry'Imana. Uwigisha abantu kwizera akwiye kuba abigisha kwishingikiriza ijambo ry'Imana, bakiringira ko rikora ibyo ryo ubwaryo ryavuze gukora, atari umuntu ukora ibyo ijambo ry'Imana ryavuze. Kwizera ijambo ry'Imana nicyo kintu cyonyine twashobora gukora, kuko ryifitemo imbaraga zo gusohoza ibyo ryasezeranye gukora. Kwakira ibi bikatubamo nibwo bumenyi buhambaye mwene muntu abasha gushikiriza intekerezo ze. Nta kintu gikura vuba mu isi nko kwizera, igihe umuntu yahisemo kugukuza. Kwizera kuzima kurangwa n'ibintu bine. Icya mbere, kwizera ko ijambo ry'Imana ariryo rikora ibyo ryavuze, atari wowe ukora ibyo ijambo ry'Imana rivuga, ahubwo rivuga maze bikaba. Kabiri, kwizera si karemano ahubwo ni impano y'Imana. Gatatu, kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kane, kwizera ni ukwirundurira icyo wizeye. Urugero, ababyeyi bacu bacumura nuko bari bamaze kwizera Satani, nyamara ijambo rya Satani ni ikinyuranyo cy'iry'Imana, kuko irya Satani ni ikinyoma mu gihe iry'Imana rirema. Bakimara kumwizera bari bamwihaye wese. Mu gihe ijambo ry'Imana rirangwa no kurema, kuryizera byakabaye byoroha. Nyamara uwo twizeye mbere yadukuyemo imbaraga zatuma twiringira Imana. Kwizera ntikugira uwo gusaba ibintu runaka yuzuza, ahubwo kukwereka ko ijambo ry'Imana ryifitemo imbaraga zo gusohoza ibyo ryasezeranye. Umutware w'abasirikare ageze aho wa musirikari yasabiraga gukira yarari, yamubajije igihe yakiriye, amubwiye igihe, asanga ni cya gihe neza Yesu yavugaga ijambo. Nta kintu Yesu yasabye umutware w'abasirikari, ndetse uwari urwaye byashoboka ko atigeze anabonana na Yesu. Kwizera gufite ibisabwa, uko si ukwizera, ayo ni amabwiriza. Igihe Aburahamu yari afite imyaka 80 na Sara ashaje, nibwo Imana yababwiye ko izabaho urubyaro rungana n'inyenyeri. Nuko Aburahamu yizera iryo jambo, ahita abarwaho gukiranuka, kuko n'ubundi ntacyo kwizera iryo sezerano byamusabaga, ndetse yizeye atarakebwa, anabarwaho gukiranuka atarakebwa, bigereranwa no kubatizwa. Ku rundi ruhande, Sara utarabyizeraga yanga kwishingikiriza ijambo ry'Imana, ntiyumva ko rizasohoza ibyo ryavuze, ko ahubwo ari bo bakwiye gusohoza ibyo ryavuze. Maze mu Itangiriro 16 umurongo wa 2 akinginga Aburahamu ati nyamuneka ndabigusabye, dore Uhoraho yanyimye urubyaro, sanga uriya muja wanjye, none ahari nazamubonaho umwana. Aburahamu yemera iyo nama ya Sara. Mu bigaragara umwana aravuka, ariko Sara ubwe niwe umusendana na nyina, kuko iteka amagambo y'abantu si ay'Imana. Bwa kabiri noneho Sara na Aburahamu bizera Imana, ikabahindurira amazina nk'ikimenyetso cyo kuyishingikirizaho, maze iby'ijambo ry'Imana ryavuze bigasohora mu kuvuka kwa Isaka. Nibyo n'imigambi ya Sara irasohora, maze Ishimayeli akavuka, ariko se Imana yemera ibyande, ibya Sara cyangwa ibyayo? Bombi, Aburahamu na Sara, byabigishije ko gushaka gusohoza isezerano ry'Imana ubwabo umusaruro wabaye akaduruvayo mu rugo, kandi bigatinza gusohora k'umugambi w'Imana. Aburahamu ku myaka 98, Sara ku myaka 89, nibwo basezeranwa ibidashoboka ko umwana azavuka kuri bo bombi, maze bakizera ijambo ry'Imana ritageretsweho akantu na kamwe. Ijambo gusa nka wa mukuru w'abasirikari, noneho niryo bategereza. Ubu noneho nibwo ijambo riba rigiye gukora ibyo ryavuze, atari ku nama za Sara.
nta kwiyaranja, ahubwo binyuze mu kwishingikiriza gusa nibwo umwana wasezeranywe avuka. Iki cyari ikigwa mvajuru, kandi iki nibyo ibyanditswe byera biba bivuga iyo bivuga akamaro ko gukuza kwizera. Ni muri ubwo buryo kwizera kwa Aburahamu kwahwanijwe no gukiranuka kw'Imana, kuko byanyuze mu kwizera ijambo ryayo gusa. Noneho nta magambo cyangwa imigambi byabo bongeyeho, umurimo wahindutse kwizera maze gusohoza imirimo y'Imana. Ariko Isaka yagombaga kuba sekuruza w'amahanga gute kandi agomba gutambwa? Aha niho kwizera kwa Aburahamu kwakuze kurakururumba kugeza uko kwizera kwe kwabaye nk'uguhanganye. Ubwo Imana yamubwiraga iti genda utambe Isaka, aha Aburahamu agumana kwizera ko kumutamba kandi akagumana kwizera kuko azakomokaho amahanga. Kwizera kwe guhuza umurongo umusezeranya urubyaro rungana n'inyenyeri n'undi ugiye kongera kumuhindura inshike. Aburahamu yizeye ijambo genda utambe Isaka, arongera yizera ijambo uzakomokwaho n'amahanga. Aburahamu yagiye gutamba Isaka azi ko bari bugarukane avuye mu muyonga w'itazi ry'igitambo cye. Kwizera ijambo ry'Imana ryonyine ukaryishingikirizaho ryonyine, na nyuma yo kugusaba ibintu bihanganye ukaguma kuryishingikirizaho ryonyine, icyo nicyo cyitwa kwizera. Jonasi na Wagoneri noneho basobanura aho kwizera kugomba kuva, kuko nabo bashimangira ko udafite kwizera bidashoboka ko yashimisha Imana. Kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana arimo kwizera kunyurira. None se ijambo ry'Imana ririhe? Uwibaza aho kwizera kuri akwiye kwibaza niba afite ijambo ry'Imana, noneho ibyo asaba binyuze mu kwizera bikaba bihamanya n'ijambo ry'Imana, nk'uko Dawidi yavuze ati Mana gusaba kwanjye kube guhuje n'ubushake bwawe. Mu gusenga kw'abantu benshi basenga batazi niba barimo gusaba ibiri mu bushake bw'Imana cyangwa niba biri mu bushake bwabo bwite. Benshi bibwira yuko basenze neza iyo basubiye mu isengesho ry'intumwa bati Data twongerere kwizera. Ibi ni byiza, ariko ntibikwiriye kwibagirana ko kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Bivuze ko uko ubika amagambo y'Imana menshi niko no kwizera kwawe kugwira. Muri make ukwiye gupimira kwizera kwawe ku ngano y'ijambo ry'Imana ufite. Umwitozo wo kwizera rero ukwiye gukorerwa mu kureba ijambo ry'Imana, kuko nta jambo ry'Imana nta no kwizera guhari. Muri make uku niko Jonasi na Wagoneri basobanuraga kwizera. Inyigisho zabo zikaba zararanzwe no kwigisha abantu icyo kwizera ari cyo n'icyo gukiranuka ari cyo, ndetse n'ubuntu. Ibi tubabwiye tukaba twarabikuye muri The Advent Review and Sabbath Herald Volume ya 75 na 148 Ugushyingo ku ya 29 1898 page 766. The Advent Review and Sabbath Herald Volume ya 75 nomero ya 52 Ukuboza ku ya 27 1898 page ya 832. Listen on Faith, Wagoner and Jones, Christ and His Righteousness. Ndetse ibirenze ibyo wumvise aha wabisanga mu bitabo nka Listen on Faith cya Wagoner na Jones, Christ and His Righteousness cya Wagoner, Great Tidings cya Wagoner, Studies on Galatians cya Jonas, Living by Faith cya Jonas, ndetse n'ibindi byinshi mwabonamo inyigisho zabo ku buntu bwa Kristo biri ahariho hose kuri internet. Ntibigusaba kujya Michigan, ahubwo ni ubushake bwawe ukabimanura muri mudasobwa cyangwa muri smartphone yawe. Mwakoze kubana natwe, naho ubutaha aho tuzagaruka tubabwira uburyo bigishaga gutsindishirizwa. Imana ibahe umugisha n'imyumvire myiza. Murakoze.